turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi banzure business group limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi, nkuko duhora tubibifuriza umunsi ku wundi kabisa. Reka rero kandi tukwibutse gukanda subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market. Kandi rero subscribe ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona imari zose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Murabizi rero yuko Nzuri Business Group Limited muri kumwe ariyo company ya mbere kabisa, ya mbere mu kubagezaho imari zigurishwa, zikodeshwa, zijyanye n'imitungo itimukanwa, ariko kandi twabagezaho n'izindi serivisi zose mwifuza zijyanye n'imitungo itimukanwa, yaba kubakira, kumanaginga imitungo yanyu, byose ni muri Nzuri Business Group Limited. Reka rero ntabatindiye, nkuko mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho, ngiye kubagezaho cyangwa se twabatembereye kuri iyi nzu ya etage ifite design idasanzwe, imeze nk'uruziga wenda niba ariko nabyita, ariko kandi ikaba ari inzu mu by'ukuri itarangiye. Ni inzu yubatswe igeze hagati, murabizi nk'ini by'amafaranga, murabizi by'isi, murabizi by'ubuzima, igeze hagati nyiri mushinga ntiyabasha kuwurangiza. Ubwo rero nta kindi bivuze ngo ushobora kugura iyi nzu hanyuma noneho wowe umushinga ukawukomeza, ukirangiriza inzu ukayuyuzuriza, ariko kandi nyine ushobora gukomeza umushinga nk'uko wari uri, ariko kandi ushobora no kugira icyo umodifiyaho cyangwa se icyo uhinduraho nawe ukawukora uko ubyumva. Ni uburenganzira bwawe. Gusa twebwe ibyacu ni iki? Ibyacu ni ukuba twarahakugereye, hanyuma noneho tukagusurira, tukavuga tuti ahantu kameme ni heza kandi hakunguka. Bivuze ngo rwose nubwo wahagura ubu ngubu ntugire n'icyo ukoraho, peut-être ko you never know, birashoboka yuko haza n'ubundi nukungura kuyo uwatanze, cyane yuko iyi nzu mu by'ukuri ihendutse cyane. Iyi nzu rero ntabicishije amatsiko, ikaba iri mu mujyi wa Kigali, rwagati muri quartier ikunzwe cyane, izwi nka Kibagabaga. Ni muri quartier ikunzwe cyane ya Kibagabaga, nuvuga ni mu karere ka Gasabo. Akarere ni Gasabo, umurenge wa Kimironko, birumvikana, ariko noneho muri Kibagabaga. Iyi nzu iri muri Kibagabaga, muri side yo munsi y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Niho iyi nzu iri rwose, muri Kibagabaga, hafi cyane ya kaburimbo, muri quartier nziza nyine. Kibagabaga murayizi ko ubwabyo ari quartier nyine nziza kandi ihenze. Iyi nzu rero mu by'ukuri nyirayo cyangwa se watangiye umushinga yari yagerageje, kuko imiryango imwe n'imwe irakinze, iriho inzugi, amakaro hasi arimo, ndetse na parafo bari batangiye kuzitegura za gypsum, hakeneye finishing ariyo ikenewe kugira ngo inzu yose irangire, ndetse no hejuru hagiye hari amakaro, no hejuru amakaro agiye arimo, ariko kandi nyine iyi nzu ikaba ari imari ihendutse. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza gifite metero kare 600. Ni ukuvuga ngo ugendeye ku bibanza by'ubu wasanga ari ibibanza bibiri, kuko birazwi ko ubu ngubu ikibanza kimwe ari metero kare 300, bivuze 15 kuri 20, mu gihe iyi ngiyo iri mu kibanza gifite metero kare 600, bivuze 30 kuri 20. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, kuko ni imari kabisa, irahendutse ugereranyije n'ikibanza cya Kibagabaga. Ubundi ahantu iki kibanza cyakaye kigurwa byibuze miliyoni 60 niyo makeya, cyangwa se miliyoni 70, ariko noneho ni nk'ubuntu. Iyi nzu rero muri rusange ntabicishije amatsiko, ikaba ishaka miliyoni 80, kandi ziri negotiable. Urumva ko iri mu kibanza kiri double. Ikibanza ubwacyo cyakabaye kigura nk'ayo mafaranga, abazi Kibagabaga barahazi, ariko noneho en general yaba inzu yaba ikibanza
amafaranga akenewe ni miliyoni 80, ariko kandi ziri negotiable. Wicikwa rero n'iyi nzu ntigucike, nyabuneka niba ufite amafaranga ushaka gutura muri quartier nziza, iyi ni imari ushobora kugura hanyuma ukagenda ukayirangiriza uko ubyifuza, ugatura ugatunganirwa, cyangwa se ukagurisha ukunguka niba ufite pension y'ubucuruzi. Duhamagara kuri 07 ku maskrini yanyu, ngira ngo muri kubona nimero zacu za Nzuri Business Group. Duhamagare kuri 07883697 cyangwa se 0781 si ibyo gusa rero ushaka kudusangaho dukorera hariya ku Muhima kuri ya ugeze muri Feruje neza, inzu ya etage y'amatafari ahiye ihari yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze, ariko kandi tubibutse gukanda subscribe, nyabuneka kanda subscribe kugira ngo ujye ubona imari tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Mbibutse ko inzu nabwo ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Hasi hari icyumba kimwe, hejuru akaba 3. Murakoze cyane, ni karibu, turabakunda cyane.